nahamagariza izina kitavuga ngo ceceka. You guys baransuzugura noneho nkajya nko mu cyumba cyanjye nkarira. Ikintu cyangoye ni inzara, umva inzara yayindi ugeraho kumva uri guhera umwuka uti gute. Ukuntu byangendekeye ku babosi ba kabiri nagiye gukorera nyuma y'uko nshwanye n'ababosi ba mbere bari bampesheje visa yo kuza muri France. So anyway, abo babosi banjye ba kabiri yari umusingo mada ufite abana babiri, uw'imyaka 5 n'uw'imyaka 8. So ubwo ngo nkihagera bari batuye mu burasirazuba bwa France, so kubanguriye itike then ndatega ngerayo. So ngezeyo bari batuye nyine mu nzu nini nziza kabisa, mva bagiye kunyereka icyumba cyanjye, naryamaga hejuru muri etage. Ubwo nyine ntangira kubona ko noneho nageze muri France ubuzima bwanjye bugiye kugenda neza. So ubwo nyine bambwira ibyo nzajya nkora, tuzajya nyine gutwara abana ku ishuri, uzajya batekera mu gihe ntahari, uzajya nyine ibintu byose umuntu akubwira iyo umaze nyine kugera mu kazi. Ubwo sasa akazi kaba karatangiye. Sasa uwo mama arambwira uti rero mfite umu boyfriend wanjye, sometimes njya kumusura nkamarayo nk'icyumweru, uwo ngubwo uzajya usigarana abana. Arambwira uti ikindi mfite akazi, ntago akazi kanjye nkorera mu rugo, ndagenda n'ubundi nkamarayo nk'icyumweru, ubwo rero ugomba kuba responsible kubera yuko nzajya nkusigira abana inshuro nyinshi. Okay, ndavuga ati nta kibazo. Sasa ubwo nkimara nk'iminsi 5 ahita ambwira uti actually kiriya cyumweru kuwa mbere nzagenda gukora, nzagaruka ku kindi cyumweru, ubwo nyine azamarayo iminsi 7. Okay, ndavuga ati nta kibazo. Ubwo sasa mu wabo bana baragiye, tuba turasigaranye. Umunsi wa mbere byonyine no kubyutsa umwana naramubwira ati byuka, akarira akavuza induru nkagira ngo wenda ndamukubise. Noneho nkamubwira uti urumva nyine yabansigiye yari nko kuwa mbere abana bari bujye ku ishuri, ndababyutsa, nabyutse nka mbere y'amasaha 2 kugira ngo nyine bari buze kungurana n'ibizi neza ko bari bungore, hanyuma bijye kugera igihe cyo kujya ku ishuri wenda batakererewe. Abana nababwira ati nahamagariza izina kitavuga ngo ceceka. You guys baransuzugura noneho nkajya nko mu cyumba cyanjye nkarira, nkongera nkihangana nkagaruka nkabahamagara nkababwira ati umva nyine urumva noneho sinari nzi français, abo bana ntibavugaga anglais, ubu urumva nkashyiramo nka translator, nabishyiramo akavuga ngo ibyo ni ibikiri nko kwikora, ibyo ni ibiki nyine uri gukora, noneho nagerageza nko kubivuga urumva nkabiprononcinga nyine nkabivuga nabi, bagaseka barakomeza bararyama. Umva baransuzuguye umunsi wa mbere, ndavuga ati shati ndabihaze, ndi kumva nakisubirira nyine nko mu rugo, nkasubira nko mu Rwanda, it's like enough is enough. So ubwo nyine abana ndakomeza ndabinginga, mbona barabyemeye, mbageza nyine ku ntuza ahantu bafatiraga bisi, maze baragiye nyine ku ishuri. Ubwo umunsi wa mbere nkurokoka gute. So you guys mbibutse yuko abana binaha ntiwemerewe kubakubita, ntiwemerewe no kubakanga ngo babwira ngo ndagukubita, ngo uri kubatera wenda ngo nka depression. Nyine nta kintu na kimwe wabakangisha, nyine bivuze ngo nta kintu na kimwe batinya. Ube wowe umukozi, ube mama wiwe, ube papa wiwe, ntiwemerewe gukubita umwana, ntiwemerewe kumubwira nabi cyangwa kumubwira n'ikintu na kimwe. So urumva nyine bakora ibyo bashatse 10 ku 10. Ubwo umunsi wa mbere nyine babigeze nimugoroba, sasa ngiye kubafata ku ishuri. Ubwo kubafata ku ishuri baragusuzugura nk'imbere y'abandi bana, wamuhamagara umva ukagira nyine wenda si uhamagaye akakwihorera, bagakomeza bakiyicarira. Noneho n'abatica babo nta burenganzira bafiteho, nabo ubundi nabwo ntiwamukanga, ntiwamubwira nabi, ni ugukora icyo ashatse ukamugenza gake. Noneho sasa kubona uri nk'umwirabura, nabo bana nta nubwo bari barigeze baba ahantu nyine ngo haba ari abirabura. Iyo karitsiye nabagamo nyine ni ya karitsiye y'Abafaransa imwe itavangiye, ku buryo nta n'umuntu w'umwirabura n'umwe narinze mvayo mbonye, uretse umukobwa waturukaga muri Madagascar, ariko nawe ntabwo yari umwirabura, yasaga nka kurara ruhu rw'Abahinde. Nyine uva hari ahantu nyine mu Bafaransa gusa. Sasa rero abo bana kubona ndi nk'umwirabura, yesu we, banza barabonaga nyine batazi. Ubwo nyine mu munsi wa mbere anyway ndabahendahenda, uwo ngubwo mba ndabatahanye. Bisi yabatwaraga mu gitondo, nimugoroba nkajya kubafata ku ishuri, then tugatega nyine bisi isanzwe ariko itari ishuri. Ubwo nyine nkabahendahenda, nkabwira ati ndabaheka, nkabwira ati ndabashyiriramo ibinuza, ibitente, ibiki n'ibiki byose.
umva umunsi wa mbere mbona mbakuye ku ishuri, tugeze mu rugo mbahereje ibyo kurya, nabwo ariko nyine bitoroshye, mbona baragiye nko kuryama nyine bandakariye batamvugisha, umva iryo joro rya mbere naraye ndi kurira ndi kuvuga ati mana yanjye bino bintu najemo, nkavuga ati kuko sinabishobora, amezi ane sinayashobora, ubwo rero n'umama wiwe ahantu yabaga yagiye gukora, ntabwo habaga n'amanetiwaka nyine ngo ndamuvugisha, urumva nyine yari njyewe ijana ku ijana nkirwariza. So anyway, ubu nyine birakomeje, icyo cyumweru ni uko nguko cyose ari nkaho ariko cyagenze, nyine abana bansuzugura, umva narahangayitse, ndakeka naravuyeho nk'ibiro nka bitanu kubera guhangayika, kubera agahinda. Ubwo noneho sinjye wagiye kubona mbona nyine mama wabo aragarutse, yagarutse nko ku cyumweru gutyo, ubwo ngubwo nyine urumva ntabwo nari bujye kuvuga ngo abana bawe ngo iki n'iki ngo njye kubarega, ubwo nyine nariturije, ariko mama wiwe nyine yari umwana mwiza, yavugaga icyongereza akamvugisha, nyine ankunda, turi inshuti, ariko abo bana be nako anyway ntabwo ari ukuvuga ngo abana biwe n'abana babi, ahubwo abana nyine ubizi ko bose ariko bameze, iyo mugihura nyine barakwanga pe, bakakwanga bakagusuzugura, noneho ubaye utavuga nk'ururimi rwabo ntushoboye kubavugisha wenda ngo byibuze unababwira uti mukora iki, nyine bari kukubona niba utari nko kuvuga umeze nyine nk'inzanga wenda. Anyway, ubwo nyine birakomeza gutyo, sasa ubwo uwo mumama anyishyurira gym, arambwira ati ikintu ukunda gukora ni iki, ubwo nyine anjyana muri gym, ikindi bakoraga ibintu byitwa gukora ski, byitwa ski, nibyo uwo mama yakoraga, yari umutica wabyo, kanze nshyireho video murebe ukuntu ibyo bintu nyine bya ski bimeze, akazajya njyanayo, then sometimes nkajya muri gym, ubwo nyine bikomeza gutyo, yeah. So ikintu cyangoye gukorana n'iyo famiye ntabwo ari agasuzuguro nyine k'abo bana, ahubwo ikintu cyangoye ni inzara, umva inzara yayindi ugeraho ukumva uri guhera umwuka, uti gute. Iyo famiye nakoragamo nyine nk'uko nabibabwiye yari iy'Abafaransa bari pire, babandi bavangiye. Sasa hano rero Abafaransa ikintu barya ni ikintu cyitwa baguette, baguette nyine ni umugati wa wundi wo mu Rwanda ndabita ngo pain française, ariko nyine ntabwo umeze neza nk'uwo mu Rwanda, ariko bikoze kimwe. So Abafaransa nibo barya, bakarya na fromage, cheese, noneho sasa bo ikindi kintu baryaga ni broccoli, nyine ziriya mboga za broccoli, then na puwaro, biriya biboro by'ibitunguru bashyira nko mu isombe, nibyo baryaga by'imboga, then bakarya n'inyama nyine za beef nyine z'inka n'inkoko. Ibyo nibyo biryo byonyine baryaga kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru, ukwezi kwa mbere, ukwezi kwa kabiri, ukwezi kwa gatatu. Ntabwo baryaga umuceri, ntabwo bawukundaga, ntabwo bari bazi ngo iby'akawunga byo sinzi n'ibyo bintu barigeze banabyumva, ibijumba ntabwo bari babizi, n'igihe umuntu wababwiye ibintu by'ibijumba, imyumbati ni icyo kintu bwa mbere bari bakibonye, nta nubwo iryo jambo bari bazi ko ribaho, nyine ibyo bintu byose twaryaga turya nko mu Rwanda nta kintu na kimwe baryaga. So rero ubwo urumva nkihagera iyo minsi yose ikintu twaryaga ni baguette, fromage, then uwo munsi tukarya beef, tutaba twariye izo nyama z'inka, ejo tugahindura tukarya inkoko, baguette na fromage, kuva ku wa mbere saa sita na nijoro. Because like byagezeho mpera nk'umwuka, reba nkawe nyine wivire nko mu Rwanda usanzwe wimenyereye kurya isahani y'umuceri, igishyimbo, ugashyiraho ifiriti, ugashyiraho inyama, nyine ukarya ugahaga, noneho sasa bagutangiye kuzajya urya umugati ngo na fromage ngo n'inyama nyine, ubwo ni agapiyesi, byose bingana gutya urabizi nyine abantu b'inaha barya utuntu nyine kantite ntoya, like nabibonaga. Noneho njye nakoraga na siporo, nakoraga na gym, none najyaga muri gym nkakora siporo, bikagera nko hagati nkazengerera, amaso yanjye nkumva atangiye nyine nko kubura icyerekezo, umutwe ukandya, nkenda nko kugwa igihumure, umva bigeraho ibyo bya gym ndabihagarika kubera yuko ntabwo byari gushoboka. Ni gute wakora, urabizi ukuntu iyo ukoze siporo nyine inzara kurya bisaba nyine ibiryo bihagije. So rero nibyo ngibyo byambayeho, umva inzara iranyica iranzengereza. Ubwo ngubwo nyine ni mu minsi ya mbere, noneho biza kugeraho mbwira uwo mumama, ndamubwira ati bino bintu ntabwo nabishobora peti, ndi umunyafurika, tumwihangane abanyafurika rwose majorite turarya tukarya ibiryo bifatika, ndakwinginze ngurira umuceri, ungurire nyine n'ibiki. Ubwo ngubwo ahita abyumva, atavuga kuko iki utari warabimbwiye, ubwo nyine ahita agenda ngurira umuceri, ngurira ibishyimbo,
ubwo ni ibyo bintu by'ibishyimbo ngo n'umuceri bwa mbere babibonye pe ni ukuri babibonaga nyine n'abandi nko kubivuga oh ibyo ni ibiki nabiha nk'abana bakaba nyine bikabananira ntibashobore no kuba babimira. So anyway ubuzima bwanjye bwakomeje kugenda gutyo nyine turakomeza turagumana biza kugeraho nyine nkazajya niga France umva abana biza kurangira tubaye inshuti umva barankunda tukazajya dukina ubwo mama wabo noneho nyine nawe akazajya agenda inshuro nyinshi akabansigira abana twarabaye inshuti ubwo nyine ubuzima burakomeza gutyo. So biza kugera ubwo nyine mu kwa kane nibwo contrat yanjye ari burangire ubwo mu kwa kane biragera hanyuma barambwira ati niba ushaka kuguma ahangaha ati nyine uhagume kugeza igihe uzasubirira ku ishuri kubera yuko nari namaze kuvuga yuko ngiye kuva mu bintu bya OPA then nkajya kwiga nyine university. So ndavuga ati ngo nta kibazo ubwo nyine twari twamaze kuba nka famiye twarabaye inshuti n'abana babo bankunda ngenda bakarira overall ngiye kuvuga iyi famiye yambereye abana beza umva ku musozo nyine ubwo ngubwo ndagenda nza muri Paris nza guturayo bitewe n'uko hari ibintu nashakaga gukurikirana kugira nyine negure uburyo nzajya ku ishuri ikindi nagombaga gukora ibintu byinshi. So nza muri Paris iyo famiye nyivaho ariko n'ubu ngubu turacyavugana. Umwana waho umwe yari afite anniversaire nari naraje muri Paris ariko ndongera nsubirayo njya muri anniversaire yiwe abana biwe ngiye kugenda bamaye amagift umva nyine twarabaye inshuti. So nagiye kuva naramenye gukora ski neza ubwo nyine nakoraga na gym ikindi kintu banyigishije kurira imisozi nyine guclimbinga. Déborah, je suis en train de la filmer. Mets tes doigts devant l'objectif. Ça botte des tennis. Ouais, bien. C'est super, Déborah. Nahavuye turi inshuti n'ubwo navuga ati ni abantu like at any time nk'ubwo nshaka kujya kubasura nabwite nje kubasura bakambwira ati karibu. Ikindi nekereza OPA ni nziza iyo wahuye na famiye nziza. Anyway ikindi kintu nagiye kubabwira ni by'umukobwa twahuriyeho muri Madagascar nawe wari OPA tunganya imyaka ibintu byose. So bivuze ngo twarahuraga tukajya gutembera akanyigisha kuvuga France kubera ko muri Madagascar aho bakoresha France nanjye nkamwigisha kuvuga anglais then umva nyine ibintu byose urumva nyine narenjoyinze mu gihe nahabaye. Ikindi ku byo navuze byo kwicwa n'inzara ntabwo bicwa n'inzara kubera yuko bashaka kwicisha inzara cyangwa se no kubera yuko badafite ubushobozi ahubwo no kubera yuko bo nyine mu busanzwe basanzwe barya uturyo dukeya. Ikindi bafite nyine ibintu bakunda abafaransa bose majorite ikintu barya ni baguette n'izo fromage. So nta kindi kintu barya wenda barya n'inyama kandi n'izo nyama noneho bazirya nyine zidahiye bazishyira nko ku ipanu nk'iminota 5 zigashyuha bagahita bazirya gutya. So ni uko nk'uko barya nibyo bamenyereye ntabwo wabarenganya nyine iyo uri umunyafurika ntabwo wabarenganya ugomba kubyumva. Ikindi OPA ni culture exchange so ugomba nyine kugendana n'umuco wabo kuko n'ubundi nibyo uba waraje gukora. So you guys mwakoze kureba ino video musubscribing niba mukunda content zanjye kugira mujye muzibona buri gihe musharinge mufollowing kuri TikTok na Instagram hose ni Deborah Nyimbe. And niba mukunda kureba ama movie hari amavideo na postinze bwa mbere murebe amafilme harimo Intare y'Ingore n'abandi bantu benshi mukunda muri filime. So enjoying. Bye.